What's good Magis? Hope you are doing okay. So guys, in today's video tugiye kurebera hamwe isomo rya philosophy cyangwa se philosophia, aho tugiye kwibanda kuri topic igira iti ethics and morality decisions in daily life. So guys, tugiye kureba introduction, turebe byinshi bijyanye kuri ethics ndetse na morality, the nature of ethics and morality in daily decisions making n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Yes, so first of all, mbere yuko dutangira guys, ndi kugira mbibutse ubundi iyo bavuze philosophy wumva iki? Ubundi philosophy cyangwa se philosophia nibajya bayivuga ujye uhita wumva ubwenge bw'imitekerereze cyangwa ubumenyi bwibaza ku buzima, ku kuri, ku gaciro cyangwa se n'imyitwarire y'abantu. Yes, philosophy mu kinyarwanda nyine twanavuga yuko it's like just ni ubumenyi bwo gukunda ukuri no gushakisha ubwenge. Yes, cyangwa se gukunda ubwenge kuko ibi twanabishingira kuri iri jambo ry'ubwaryo, rikaba rigizwe n'amagambo abiri yaturuka mu kigiriki, ubwo ni ukuvuga philosophia nyine, philo ryonyine risobanuye gukunda, to love, mu gihe sophia cyangwa se sophia bisobanuye ubwenge. Yes, ubwo philosophia bisobanuye gukunda ubwenge, byose tubishize hamwe. So philosophia mu magambo makeya nyine wowe wumve ko ari ubwenge bw'imitekerereze. Noneho abantu bakunda philosophia ni abantu bakunda ubwenge cyangwa se abantu bakunda kugira iki, kwagura ubwenge, kwagura imitekerereze, kugira kwagura intera yabo mu bijyanye n'imitekerereze. So muri introduction tugiye kureba hamwe ethics and morality. Ethics and morality are among the oldest concerns of philosophy, shaping how human beings live, act and interact within society. Tutangiranye n'aya magambo abiri, ethics ndetse na morality. Iyo tuvuze cyangwa se ethics, ujye wumva indangagaciro ngenderwaho mu myitwarire cyangwa se ubumenyi bw'imyitwarire myiza n'ibihe bikwiye, like bigamije kureba icyiza n'ikibi. Nituvuga ethic uvuve nyine nko muri philosophy, ishami rya philosophy rigenda rireba ku bijyanye n'icyiza n'ikibi, yes, mu bikorwa by'abantu. Mu gihe morality mu magambo makeya wavuga yuko ari imyifatire myiza ishingiye ku mahame y'indangagaciro cyangwa ubumuntu n'ubunyangamugayo bugaragara mu bikorwa by'abantu. Yes, ndakeka ethics na morality mwabyumvishe, cyangwa se reka nyatinde kuko aricyo kintu nyine twakumva mu magambo yoroshye cyangwa se mu magambo make. Ethic ni ubumenyi bw'imyitwarire. Yes, ni inyigisho cyangwa amahame agena ikibaho, ni ukuvuga icyiza n'ikibi. Yes, noneho morality yo ni imico cyangwa se imyifatire myiza, ni ugukurikiza ayo mahame mu buzima bwa buri munsi. Ethic, imyitwarire. So bari kutubwira rero ethics ndetse na morality ni bimwe muri topics za philosophy ariko zishaje cyangwa se za kera cyane, zikaba ziha ishusho uburyo ki ikiremwa muntu kibaho, cyitwara ndetse n'uburyo interacting within society, uburyo ki ikiremwa muntu kibaho muri society cyangwa se mu muryango mugari w'abantu benshi. They represent guiding principles that influence decisions in daily life, from the simplest choices such as telling the truth or lying to more complex dilemmas involving justice, responsibility and human dignity. So ethic ndetse na morality byigaragaza nk'amahame yatuma umuntu afata imyanzuro mu buzima bwe bwa buri munsi, guturuka ku mahitamo yoroshye cyangwa se ku mahitamo ari aho ngaho asanzwe, cyangwa se simplest choices. Tuvuga urugero nko kuvugisha ukuri cyangwa se kubeshya, iyo ugiye gufata umwanzuro wo kuvugisha ukuri cyangwa se wo kubeshya, iyi ethics na morality nayo iza kubigiramo uruhare, ukavuga ati se mbeshye cyangwa se ndeke kubeshya. Noneho ukagenda ukagera no kuri complex dilemmas cyangwa se situations aho biba bigoye gufata choice. Tuvuga urugero nko mu butabera, ku nshingano cyangwa se kwihesha agaciro
nk'ikiremwamuntu cyangwa se human dignity. Ethics refers to the systematic study of what is right or wrong. Ethics ni isomo ryiga ku cyiza n'ikibi, good or bad, icyiza n'ikibi, icyanyacyo n'ikitari cyo, n'icyiza n'ikibi. While morality represents the lived practice of these values within personal and social life. Mu gihe morality yo igaragaza ibikorwa byabayeho bikagira indangagaciro cyangwa se indangagaciro zabyo ku muntu cyangwa se mu muntu cyangwa se muri sosiyete, mu buzima bwa sosiyete. Together they form the foundation of decision making that affects not only individuals but also communities and humanity at large. So iyo ethics na morality biri kumwe nibyo biza kurema umusingi cyangwa se fondasiyo yo gufata umwanzuro, akaba ari byo biraza kutugiraho ingaruka yaba nziza cyangwa imbi kuri twebwe cyangwa se kuri wowe nk'umuntu wafashe uwo mwanzuro, cyangwa se kuri kominote cyangwa se ku bantu bagukikije cyangwa se n'isi yose muri rusange cyangwa se ikiremwamuntu muri rusange. Umwanzuro ufata ugira positive na negative effects kuri weho, kuri individual nk'umuntu wawukoze ndetse no ku bandi bantu. Yes, tuvuge urugero, niba umuntu afashe umwanzuro nk'umushoferi afashe umwanzuro wo kwiyahura, bishobora kugira ingaruka kuri we, akaba yabura ubuzima, bikagira n'ingaruka ku bandi bantu aba yari atwaye cyangwa se ku wundi muntu azagonga cyangwa se ku wundi mushoferi ashobora kugonga. Uri kumva decision dufata zigira ingaruka first of all directly to us and again to the other people and humanity at large, ndetse n'ikiremwamuntu muri rusange. So the nature of ethics and morality, tugiye kureba nature cyangwa se kamere ya ethics, buno bumenyi bw'imyitwarire ku bijyanye n'icyiza n'ikibi, ndetse na morality, ino myifatire myiza cyangwa se imico myiza. So what is right and wrong? The philosophers have long debated the meaning and the source of ethics and morality. Abafilozofe bagiye bagira ibiganiro mpaka cyangwa se bavuga ku bijyanye n'ubusobanuro ndetse n'aho ethics na morality byaba byaraturutse. Tuvuga urugero, dufashe uwa mbere Socrates. For Socrates, morality is tied to knowledge. To know the good is to do the good. Socrates we yaravuze ati imico myiza ibijyaniranye n'ubumenyi. Yes, ijyaniranye n'ubumenyi cyangwa se kuba wagira imico myiza ni uko biterwa n'ubumenyi bwawe n'ubwenge bwo waba ufite. Yes, ngo kumenya icyiza ni ugukora icyiza. To do the good is to know the good is to do the good. Kumenya icyiza ni ugukora icyiza. Ni gute wavuga yuko uzi ikintu cyiza ariko udakora ikintu cyiza? Yeah. Noneho undi witwa Plato mu gitabo cyitwa Plato cyasohotse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Yes, niho ayo magambo yaje kuvugwa nyine. Noneho Aristotle we emphasized the virtue ethics, highlighting character and the cultivation of good habits as central to a moral life. Aristotle mu gitabo cyitwa Aristotle cyo mu mwaka w'ibihumbi 2009. Yes, uyu nguyu Aristotle we yibandaga cyane ku bijyanye n'izi ethics cyangwa se n'ubumenyi bw'imyitwarire ku kijyanye n'icyiza n'ikibi. Noneho akagaragaza cyane yuko character and cultivation of good habits as central to a moral life. Hano bishatse kuvuga ngo we uyu Aristotle yo yaravuze ngo gushyira imbere indangagaciro z'imico no gutoza imyitwarire myiza nk'inkingi nyamukuru y'ubuzima bigendera ku mahame y'ubupfura. Cyangwa se ngo he highlighted that character and the cultivation of good habits as central to a moral life. Yes. Noneho uwitwa Immanuel Kant ku rundi ruhande, on the other hand, argued that morality is rooted in duty and categorical imperative. Yes, and the categorical imperative, one must act only according to that principle which one will to become a universal
law. Uyu Immanuel Kant yaravuze ngo ubumuntu ni ubupfura bushingiye ku butabera ndetse no ku itegeko rusange ritagibwaho impaka. Umuntu agomba gukora gusa ibihuje n'ihame rye yifuza ko ryahinduka itegeko rusange cyangwa se universal law, ryakurikizwa na bose, rigakurikizwa n'abantu bose. Ni mu gitabo cya Kant mu 1998 dusanga niyo reference y'ayo magambo. So meanwhile, utilitarian thinkers like Jeremy Bentham and John Stuart Mill believed that morality should aim at maximizing happiness and minimizing suffering. So mu gihe meanwhile ngo mu gihe abahanga mu byo gutekereza nka Jeremy Bentham ndetse na John Stuart Mill bo bizeraga yuko imico myiza igomba kuba buri gihe iharanira kongera ibyishimo ikagabanya umubabaro. Mu gitabo cya Mill cyasohotse mu mwaka wa 2001. Yes. Ngo these different perspectives reveal the complexity of ethics as both a theory and a practice. So uri kumva ukuntu ibyo bitekerezo bijyaniranye na ethics ndetse na morality bigoye cyane. Ibyo bigaragaza yuko ethics zishobora kuba zigora, morality and ethics zishobora kuba zigoranye yaba mu bitekerezo cyangwa se both a theory ndetse no mu bikorwa and a practice. So morality in daily decisions making, turebe ku bijyanye n'imico myiza cyangwa se imyifatire myiza cyangwa se mu gukurikiza amahame mu buzima bwa buri munsi. Yes, turebe mu kuba wakurikiza amahame y'imico yawe myiza mu buzima bwawe bwa buri munsi mu gihe uri gufata imyanzuro cyangwa se in decision making, while you are making decisions. In daily life, individuals are constantly confronted with moral choices. Mu buzima bwa buri munsi duhura n'amahitamo menshi agiye atandukanye cyangwa se ibintu byinshi, situation nyinshi zidusaba guhitamo. Decisions about honesty, nk'amahitamo ajyanye no kugira inyangamugayo, respect, amahitamo ajyanye no kubaha, kindness, kugira umutima mwiza, fairness, kutabogama, and responsibility are not confined to abstract theory but are experienced practically in ordinary actions. Na responsibility cyangwa se inshingano, ibyo byose ntabwo tubijyana mu bitekerezo bya philosophy gusa, ahubwo tunabisanga nko mu bikorwa bisanzwe nyine dukora buri munsi. Tuvuga urugero aho tugiye kureba urugero aho rwa morality tuyikoresha muri decision making mu buzima bwacu bwa buri munsi. A student is deciding whether to cheat on an examination faces a moral choice between truth and dishonesty. Tuvuga urugero umunyeshuri uri gufata umwanzuro niba araza gukopera ikizami, aza kugira moral choice cyangwa se amahitamo hagati y'ukuri ndetse no kuba inyangamugayo no kutaba umwizerwa, akavuga ati se nze gukopera cyangwa nze kubyihorera sinkopere. Uri kumva aho ngaho morality iba yaje cyangwa se yaparticipatinze muri iyo decision yiwe. So urundi rugero ni a business person who must choose between fair trade and exploitation confronts ethical questions about justice. Umunyabusiness cyangwa se mushabitsi ushobora kuba yahitamo niba azakora ubucuruzi buri fair hatarimo kwiba, cyangwa se niba azakora ubucuruzi burimo kwiba abakiriya be. Bikumva ibyo hari ethical questions about justice, hari ibibazo cyangwa se ibibazo nyine by'imyitwarire ku bijyanye n'ubutabera. So a citizen considering whether to respect laws or break them must weigh personal desires against social responsibility. Nanone tuvuga urugero nk'umuturage ushobora kuba ari kwibaza niba ashobora kubahiriza amategeko cyangwa se agomba kuyarengaho. Bikumva nanone
aba agomba gushyira ku munzani agapima ibyo ashaka we nk'umuntu ku giti cye, ndetse n'ibyo n'inshingano ze kuri sosiyete. uri kumva nawe ho hari kuzamo ethical cyangwa se moral decisions, niba araza gufata umwanzuro wo gukurikiza amategeko cyangwa se niba atarayafata cyangwa se atarayakurikiza. So guys, here we have ethical dilemmas in modern society. Cyangwa se dilemma nk'uko nabibabwiye, as I mentioned before, ni situation aho biba bigoye ko wafata decision. So hano nituva ethical dilemmas in modern society, wumve igihe habaho dilemmas cyangwa se hard situations ziba zigoye ku buryo twafata imyanzuro cyangwa se uburyo biba bigoye kuba twahitamo icyiza n'ikibi muri society igezweho cyangwa se modern life presents new ethical challenges that test the boundaries of morality. Mu buzima bugezweho habaho ethical challenge cyangwa se ibibazo ku bijyanye n'icyiza n'ikibi biza kugerageza imbibi zo kugira imico myiza cyangwa se imyitwarire myiza yacu. Issues such as environmental responsibility, technological advancement, digital privacy and global inequality require individuals to make decisions that have far-reaching consequences. So ibibazo bijyaniranye n'inshingano mu by'ibidukikije, iterambere mu by'ikoranabuhanga, digital privacy cyangwa se digital privacy cyangwa se kugira ibanga ariko muri ibi bintu bijyanye n'ikoranabuhanga digital, ndetse na global inequality no kutareshya ku rwego rw'isi, bisaba yuko abantu ku giti cyabo cyangwa se individuals bafata imyanzuro ishobora kuba yagira ingaruka ikagera kure cyane. For instance, tuvuga urugero, choosing to use plastic bags may seem trivial. Tuvuga urugero, ushobora nko guhitamo gukoresha amashashi, bigashobora kugaragara nk'ibintu biri aho bitakaze cyane bitarenze, but on a larger scale it contributes to environmental degradation. Ariko burya ku kigero cyo hejuru cyane, kuba wakoresha amashashi nubwo bifata nk'ibintu biri aho bitarenze, biba byagira ingaruka zirenze cyane cyangwa se biba byagira ingaruka ku bidukikije ku rwego runini cyane. Similarly, deciding how to use social media involves the questions of honesty, privacy and respect for others. Nanone kuba wafata umwanzuro wo gukoresha imbuga nkoranyambaga, habaho kwibaza ku bibazo bijyanye n'ubunyangamugayo, kubika amabanga cyangwa se kutagira ibintu ngo bishyire ku karubanda, privacy, no kubaha abandi bantu. These dilemmas demonstrate that morality is not fixed by dynamic but adapting to the evolving realities of human existence. Izo dilemmas zose cyangwa se izo hard situations tubonye aho hejuru, biba byatugoye kuba twafata umwanzuro, yaba kuri environmental responsibility, technological advancement, digital privacy ndetse na global inequality. Bigaragaza yuko morality atari ikintu kidahindagurika, ahubwo ari ikintu gihinduka, kiri dynamic not fixed. So biba bisaba kwiyadapta kuri impinduka zigiye zitandukanye mu buzima bwa muntu. So let's continue with the role of culture and religion, cyangwa se uruhare rw'umuco ndetse n'iyobokamana na religion. Ethical decisions are also influenced by cultural traditions and religious beliefs. Aha tugiye kureba buryo ki umuco ndetse n'iyobokamana bishobora kugira uruhare mu myitwarire yacu cyangwa se mu myanzuro dufata, dushingiye ku kuba ishobora kuba myiza cyangwa ari mibi. So ubwo rero dusanga nanone imyanzuro dufata ishobora kugirwamo uruhare n'umuco cyangwa se umuco wacu nyine, cyangwa se imyizerere yacu. In many societies, moral values are transmitted through family, community norms and sacred teachings. Mu masosiyete menshi usanga indangagaciro zabo baragiye bazikura mu miryango, muri community norms cyangwa se kuri kirazira z'umuryango mugari baba bakomokamo, ndetse n'inyigisho zera cyangwa se sacred teachings. For example, Christianity emphasizes love, forgiveness and charity. Tuvuga urugero, ubukristi
bushimangira cyangwa se bushishikariza abantu kugira urukundo, kubabarira ndetse no kugira ubumuntu, impuhwe nyine no gufasha abandi charity. So ibyo tubisanga muri Holy Bible cyangwa se muri Bibiliya yera, ni nka reference yacapwe mu 1987, ndetse nanone na Islam stresses justice, compassion and submission to God's will. Islam nayo usanga yigisha ku bijyanye na justice n'ubutabera, gufasha, compassion ndetse na submission to God's will, no kugira no kubahiriza umugambi w'Imana. Ibyo nanone twabisanga muri reference ni Korowani yacapwe muri 2004. African yasohotse muri 2004. African traditional thought often emphasize community harmony and respect for ancestors. Nanone umuco wacu wa Kinyafurika, ibitekerezo byaho usanga kenshi na kenshi byari emphasizinga cyangwa se byaravugaga cyane muri cyangwa se bigashimangira ku bijyanye n'imibanire myiza y'abaturage, y'umuryango mugari w'abantu, ndetse no kubaha ba sekuruza cyangwa se ba ancestors. Tukabisanga mu gitabo cya Wiredu cyacapwe cyangwa se cyabaye published in 1996. While these traditions may differ in content, they share the conviction that morality is essential for human flourishing and social order. Nubwo imico nyine ibigiye itandukanye, ivuga ku bintu bigiye bitandukanye, ariko hari icyo isangiye ku kuba morality ari ingirakamaro mu gutera imbere kw'ikiremwa muntu, ndetse no kubaho ituze mu bantu cyangwa se social order. Personal responsibility and freedom. Noneho hari inshingano z'umuntu ku giti cye ndetse no kwishyura ukizana. Philosophy also emphasizes the role of personal freedom in moral decision making. Mu kuba wafata imyanzuro ku bijyanye no kwishyura ukwizana k'umuntu ku giti cye cyangwa se personal freedom, ndetse na personal responsibility, ndetse n'inshingano z'umuntu. Jean-Paul Sartre, the existentialist philosopher, argued that human beings are condemned to be free. Jean-Paul Sartre akaba ari umu existentialist cyangwa se nyine umuntu cyangwa se umuntu wizera nyine muri existentialism cyangwa se existentialist, wabyita muri make umuyoboke w'inyigisho za existentialism. So existentialism ni inyigisho yuko buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo mu buzima bwe, ari we uba wifiteho ijambo rya nyuma, ibintu nk'ibyo. So izi ni inyigisho zireba cyane ku bitekerezo, imico no gufata imyanzuro ku giti cy'umuntu we ku giti cye, personally, yes, aho kwishingikiriza amategeko y'abandi cyangwa imigenzo gusa. Uyu rero nawe yari ari mu bayoboke b'iryo dini cyangwa se muri iyo mitekerereze ya existentialism, akaba ari n'umufilozofe, ni ukuvuga Jean Paul Sartre. Yes, nawe yemeraga yuko ibiremwa muntu cyangwa se ikiremwa muntu kigomba kwibohora. They must take responsibility for their choices. Ngo bagomba gufata inshingano ku mahitamo yabo. Since every decision defines not only themselves but also the image of humanity. Ngo bitewe nuko buri mwanzuro bafata ntabwo uba basobanuye bo bonyine, ahubwo busobanuye ikiremwa muntu, niyihishusha ikiremwa muntu muri rusange. Yes, ni Sartre in 1992. So this highlights the weight of their decisions to act selfishly or altruistically, responsibly or recklessly is to shape the moral world we inhabit. Ngibyo rero bigaragaza uburemere bw'imyanzuro ya buri munsi dufata buri munsi. Yes, uhitamo gukora tuvuga urugero ngo to act selfish cyangwa se guhitamo gukora dufitiye inyungu ibintu byose, tukikunda, cyangwa se kugira umutima w'ubugiraneza, or to have yes or altruistically, kugira umutima w'ubugwaneza, responsibly or reckless, kugira inshingano cyangwa se kugira
uburangare responsibly just is to shape the moral world we inhabit. Byose bigira uruhare mu guha ishusho iki isi tubamo. Ethics therefore demands awareness, reflection and accountability. Bityo rero indangagaciro zisaba kuba maso, gutekereza no kubazwa ibyo dukora. So consequences of ethical and unethical decisions. Ese ni izihe ngaruka zishobora kuba zabaho mu gihe dufashe imyanzuro tutayitekereje neza, ndetse n'igihe dufashe imyanzuro twabanje kuyitekerezaho fresh? Ubwo ni ukuvuga ethical decisions ni ya myanzuro twabanje kureba icyiza n'ikibi gishobora kuyikorwaho. Unethical ni ya yindi twafashe tutabanje twayanaliza. More decisions produce consequences both for the individual and for society. Noneho gufata imyanzuro myiza bigira ingaruka, just muri make gufata imyanzuro bigira ingaruka yaba kuri wowe ufashe umwanzuro ndetse no kuri sosiyete no ku muryango mugari w'aho ukomokamo cyangwa se no ku bantu muri kiremwamuntu muri rusange. Ethical actions promote trust, cooperation and peace. Iyi myanzuro wafashe neza iteza imbere icyizere, gukorera hamwe ndetse n'amahoro, mu gihe whereas unethical choices often lead to conflict. Imyanzuro itabanje gutekerezwaho neza ngo urebe icyiza n'ikibi ngo uyanalize bisesengure, ituma habaho amakimbirane, corruption and destruction. Yes, ibikorwa bibindi cyangwa se nanone like ruswa n'ibindi byose cyangwa se corruption n'ibindi bikorwa byinshi bibi. Ntabwo corruption ari ruswa yonyine, and destruction ndetse no kwangirika ntabwo byubaka ahubwo birasenya. For example, a leader who decides to govern with integrity may inspire development, while one who acts morally may plunge a nation to crisis. Tuvuga urugero, umuyobozi ufata umwanzuro wo kuba yayobora ariko akayoborana integrity may inspire development. Just nyine umuyobozi uyoborana ubunyangamugayo ashobora gutuma habaho iterambere, mu gihe wa wundi uyoborana imorally utareba udafite imico myiza nyine ashobora gutuma igihugu kijya mu byago. He may plunge a nation to crisis. Similarly, in personal relationships, honesty and respect create strong bonds, whereas deceit and selfishness destroys the trust. Yes, ni nk'ibisanzwe n'ubundi kuba mu mibanire y'abantu mu buzima busanzwe nyine, iyo ukuri cyangwa se kuba inyangamugayo, honesty and respect ndetse no kubahana biza gutuma abantu bagira umubano ukomeye cyane, mu gihe kugira uburiganya ndetse no kwikunda cyane byangiza icyizere cyangwa se trust. So as a conclusion in the end, ugomba kumenya ko ethics and morality are not distant philosophical concepts but living realities that guide their human decisions. Ethics ndetse na morality ntabwo ari ibintu bya philosophy bijya kure ya philosophy, ahubwo tubisanga ntabwo ari ibyo muri philosophy gusa, ahubwo tubisanga no mu buzima bwacu bwa buri munsi bwa nyabwo. Yes, ibyo byose nibyo bigira uruhare rero mu kugira uruhare mu decision cyangwa se mu myanzuro ikiremwamuntu gifata. From the teachings of classical philosophers to the challenges of modern society, morality remains central to human existence. Yes, guturuka mu nyigisho za kera z'abafilozofi tukageza mu gihe cy'ubu ngubu, usanga morality yaragumye kuba hagati ya human existence, mu gihe yibaho ry'ikiremwamuntu cyangwa se ikiremwamuntu aho kiri na morality bihari. Every choice whether great or small carries ethical weight. Buri mahitamo, maybe amahitamo matoya cyangwa se amahitamo manini cyangwa se yarenze great or small, yaba yafite ireme mu bijyanye no kuba hari icyiza cyangwa se ikibi. Shaping character
niyo relationships and society, niyo tugira abo turi bo kandi cyangwa se niyo yagira uruhare mu mibanire cyangwa se muri sosiyete. Thus, to live ethically is not only to obey rules but to cultivate virtues, embrace responsibility and strive for the common good. Ariko nyine kugira tubaho mu buzima ethically cyangwa se mu buzima kwitwara neza, yes, tugendera tugifite imyitwarire myiza, yes, ntabwo bisaba kugira ngo twubahirize amategeko cyangwa se n'amabwiriza byonyine, ahubwo tugomba kubagarira indangagaciro nziza, tugafata inshingano ndetse tugahangana no kuba habaho icyiza rusange, apana guhangana uko habaho icyiza cy'umuntu ku giti cye. So mu mpera cyangwa se in the end, the moral quality of our daily decisions determines the kind of individuals we became and the kind of world we breed. Icyo ugomba kumenya ni uko imyitwarire yacu ya buri munsi, amahitamo tugira ya buri munsi ariyo yagena abantu bo tuzaba ahazaza hacu ndetse n'isi yo turi kubaka. So references y'aya makuru ni ukuvuga Aristotle in 2009, Nicomachean Ethics translated by W.D. Ross, Oxford University Press. N'aba bose ni ibyo bitabo twagiye twifashisha mu makuru y'aho haraguru twigira isomo ryacu rijyanye no gufata imyanzuro. Yes, so guys, see you. I was yours, Teacher Cedric. Iyi yari philosophy, isomo ritagoye cyane ryoroshye. Yes, bye bye. Nizeye ko nyine tuzaba no mu yandi masomo agiye atandukanye nka psychology, history, literature, geography na entrepreneurship, na general study and communication skills n'ayandi menshi agiye atandukanye. Ndabakunda cyane. Niba ari ubwa mbere, please uze kukirika kuri subscribe icon kugira ngo tujye tubana mu yandi masomo agiye atandukanye. So bye bye guys, see you.